Hari ijambo rya kera rivuga ngo iyo turi bato dukora ibitandukanye kugira ngo tubashe gushimisha abandi, ariko mu by'ukuri iyo umaze gukura usanga abanyabwenge bakora ibitandukanye. Nguhaye ikaze kuri Bwiza Entertainment, nguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye kwibanda ku mibanire y'abantu n'umuryango mugari muri rusange. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kwibanda ku bintu 9 abagabo b'abanyabwenge bakwiye kwirinda mu mibanire yabo n'abagore cyangwa se n'abakobwa. Marcus Aurelius, umwe mu bami b'abahanga muri Roma, yagize ati: amakosa y'umuntu si ibyo akora nabi gusa, ahubwo n'ibyo atagomba no kugerageza gukora. Ikibabaje ni uko umuntu ufite ubwenge bwinshi aba ashobora no gutekereza birenze urugero, bikarangira yibeshye mu buryo bukomeye. Muri iki kiganiro tugiye gusangira amasomo akomoka ku buhanga bw'abasitoyike, amasomo njye nawe kimwe n'abandi dushobora kwiga ibintu bikomeye tukwiye kwirinda. Aya masomo ushobora gukuramo uburyo ushobora kwirinda intimba itari ngombwa n'uburyo ushobora kubaka imibanire n'abandi mu buryo bw'ibyishimo. Nunkurikira neza ushobora kuza gusanga ibintu ndi kuvuga bishobora kuba bihura n'ibyo wigeze guhura nabyo neza. Isomo rya mbere: gira ibanga ku byerekeye amateka yawe. Turahera ku kintu cy'ingenzi akenshi kidahabwa agaciro mu mibanire y'abakundana: ubusobanuro bwo kugira ibanga ku mateka yawe. Muri iyi si abantu bamenyereye kuvuga byinshi kuri bo, intege nke zabo, amakosa bakoze, naho kwirinda gusakaza ibyawe ku makosa y'ahashize usanga biboneka gake cyane, ariko nyamara ni ingirakamaro. Impamvu yo kugira ibanga ku mateka yawe: mu mibanire usanga abantu bahatirwa kuvuga buri banga, buri kosa cyangwa se ibyo bababajwe nabyo. Nubwo ukuri ari ingenzi, ariko kubivuga byose bishobora kugira ingaruka mbi, bigatuma umuntu agutinya cyangwa gucira urubanza, cyangwa akagambirira kugukoresha mu buryo bugamije inyungu ze. Umufilozofe Epictetus yagize ati: banza ubyibwire wowe ubwawe, ubanze wibwire ibyo ushaka kuba, hanyuma ukore ibyo ugomba gukora. Ibi bitwibutsa ko ugomba kuba uriwe uyu munsi, aho kwemera ko amateka yawe yahashize agena uko abandi bakubona. Amateka yawe ni igice cy'inkuru yawe, ariko ntabwo agomba kuba igice cy'inkuru rusange. Ni ngombwa kugirira abandi banga kandi no kugira ubushishozi. Ufite uburenganzira bwo kwihitiramo ibyo ugomba kuvuga ndetse n'igihe uzabivugira, kandi ukwiye kubikora mu buryo bwizewe. Dore rero impamvu zo kwirinda kuvuga byose ku mateka yawe. Icya mbere ni ukwirinda gucibwa urubanza. Kuvuga byinshi kuri wowe bishobora gutuma abantu bagutekereza mu ishusho y'ibyo wabayemo kurusha uko bakubona mu ishusho y'ibyo wagezeho. Irinde kuba watanga amakuru yawe agakoreshwa mu nyungu z'abandi, kuko ababikoresha bashobora kuba bakugirira nabi bitwaje amakuru y'ahashize hawe. Mu rwego rwo kurinda ubuzima bwawe bwite, gutangaza byose bishobora gutuma nta banga na rito usigarana, kandi bigakuraho umwihariko w'umubano. Seneca yagize ati: gutuza ni isomo umuntu yiga nyuma yo guhura n'ibigeragezo bitandukanye. Hari kandi kugumana ububasha mu buzima bwawe. Iyo utavuze byose, wowe ubwawe niwe ugenga ibijyanye n'amateka yawe, aho kubiharira abandi. Igisubizo kuri ibi: shyira imbibi by'ibyo uteganya kuvuga. Gira umurongo uhamye w'ibyo ugomba kuvuga ku mateka yawe ndetse ibyo ugomba gusangiza abandi. Hitamo neza abo wizeye. Siko buri wese akwiye kumenya amateka yawe yose. Ugomba guhitamo neza uwo usangiza inkuru zawe. Ita ku buzima bwawe. Niba hari ibyo uganira ku byahise, shyira ingufu mu gusobanura aho kuba uwibabarira cyangwa uwikomeza mu mateka. Isomo rya kabiri: rwanya ubwoba bwo kuba wenyine. Reka tuvuge ku kintu gihangayikisha abantu benshi: ubwoba bwo kuba wenyine. Iki ni ikintu kibi gituma abantu bifatira ibyemezo bibi mu mibanire, ugasanga bemeye ibitababereye cyangwa se bakaguma mu mibanire ibabangamiye. Ariko nk'uko abasitoyike bigisha, guhura n'ubu bwoba si ibintu by'ingenzi gusa, ahubwo birahindura. Epictetus we yagize ati: ntitubabazwa n'ibiba mu buzima, ahubwo tubabazwa twe n'uko tubifata. Impamvu z'ubwoba bwo kuba wenyine ni izi: zituma abantu bashyikirana nabi, bigatuma umuntu yishimira kuba yaguma mu mubano utari mwiza, bigutera kwirengagiza agaciro kawe. Kubera ubwoba bwo kuba wenyine, abantu bemera guhohoterwa cyangwa gukorerwa ibidakwiye, kandi nanone bakarenzaho bakabyita urukundo. Bibuza amahirwe yo kwiyubaka. Dore noneho igisubizo cyo kubaho uhagaze bwuma uri wenyine. Reba kuba wenyine nk'amahirwe, ntabwo ari igihano, ahubwo ni umwanya wo kongera kwisobanukirwa. Gusobanukirwa ibyo ukeneye no gushyira ibintu ku murongo. Isobanukirwe wowe wa nyawe kandi wigiremo umugambi uhamye. Mu gihe cyo kubicika, shaka uburyo utegura igihe kinini uri wenyine. Ukora imyitozo myinshi, ujya ahantu ha wenyine, aho ibyo wakwita meditation.
wubahe ubugingo bwawe, ukore imyitozo, ukore ibyo uzi bikugirira akamaro kandi ukunda. Iyo wishimira kuba wowe ubwawe, ntuzigera wishimira abantu baguca intege. Iyo wiyemeje kuba wenyine, ugera ku bwisanzure bw'ukuri. Ntushobora kwiyumva nk'umuntu wuzuye igihe utegereje ko abandi bakuzuza. Icyo gihe uzagira amahoro aturuka imbere. Isomo rya 3: koresha igihe cyawe neza. Reka tuvuge ku kintu gishobora kugukora ku mutima, gukoresha igihe cyawe neza. Seneca we yaragize ati, Seneca ni umwe mu bagize filozofiya ya Stoicism. Yavuze amagambo akomeye agira ati, ikibazo si uko tugira igihe gito cyo kubaho, ahubwo ni uko tugikoresha nabi. Ni uko dutakaza kenshi igihe kinini muri cyo. Ibi biragaragara cyane akenshi mu mubano n'abantu. Tekereza, ni ryari wigeze uhara amasaha menshi ushakisha ubutumwa muri telefone, utegereje telefone itigeze iza? Akenshi utekereza gutegereza ibimenyetso bidafututse. Ni kangahe wataye umwanya mu mpera z'icyumweru uha umuntu utazi niba nawe aguha agaciro? Marcus Aurelius yabivuze mu buryo bworoshye ati, igihe ni nk'uruzi, iyo rwatambutse ntirugaruka. Abagabo benshi ku isi batakaza igihe cyabo bagita ku bantu bafata nk'amahirwe yabo ya kabiri, bakanga kujya muri gahunda n'inshuti, bakareka kujya muri siporo, cyangwa bagahagarika intego zabo kubera ko uwo bakundana atabifata nk'ingenzi. Mu kuri gukomeye, igihe wowe ufata umuntu nk'aho ari uwa mbere, we ashobora kuba agufata nka plan B cyangwa se umugambi wa kabiri. Igihe ni umutungo rukumbi utabasha kongera kubona. Ushobora kongera kwisubiza umutungo w'amafaranga, kongera guhanga izindi nshuti, nanone kandi ukongera ugahanga andi mahirwe, ariko igihe watakaje kiba cyagiye burundu, uba utazagaruka. Igisubizo ni ikihe? Tangira gufata igihe cyawe nk'umutungo uremereye, mbere yo gushora amasaha, iminsi, amezi ku muntu utazi niba nawe agufata nka priority cyangwa se umuntu wa mbere. Baza utekereze kuri ibi ngibi. Ese nawe angaragariza ko ndi umufitiye akamaro? Utekereze niba uri kubaka umubano w'ukuri cyangwa se uri kuzuza icyuho cy'amarangamutima gusa. Umugabo w'umuhanga ntagakoresha neza amafaranga gusa, akoresha neza n'igihe cye. Ku mpera za byose, guta igihe ku muntu utakwishimira cyangwa utagufata nka gahunda ye ya mbere bizagutwara igice kinini cy'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bw'igihe burakomeye cyane. Niba utegereje ko hari undi uzaha ibyawe agaciro kukurusha, uba uri guha abandi ububasha kugenga ubuzima bwawe. Ariko ukuri ni uko wowe wenyine ufite inshingano z'uko ugomba gukoresha igihe cyawe. Ese ni hehe ushaka kugera? Shyiraho amahirwe yo kugera ku byo wifuza, kandi wirinde icyo ari cyo cyose cyakubuza kugera ku nzozi zawe. Ntugate umwanya ku bintu cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose kidahesha agaciro inzozi zawe, cyane cyane ari ku buzima bwawe. Iyo ufata umwanzuro wo kwiyitaho no gukora ku ntego zawe, uba wiyubakira ubuzima bufite icyerekezo. Fata ibyo ugomba kwibuka. Igihe cyawe ni umutungo ukomeye cyane kurusha ibindi ibyo ari byo byose. Mu gihe ubimenye, uzakoresha neza buri segonda kugira ngo ugere ku by'ingenzi. Ntuzatume undi muntu, igihe cyangwa se ikindi kintu kigenga uko uzabaho mu gihe cy'ahazaza. Ibihe byiza ntabwo biza mu bihe by'impanuka, birakorwa. Niba ushaka kuzamuka, niba ushaka kubaka ubuzima bufite agaciro, ugomba gufata igihe cyawe neza no kugifata nk'ikintu cy'agaciro gakomeye cyane. Fata umwanya utekereze, ni iki nkora muri iki gihe gitanga agaciro k'igihe cyanjye? Kuko mu iherezo nta muntu uzashobora gusubiza ibihe wataye. Koresha igihe cyawe kugira ngo ubashe kwiteza imbere no kugera ku byiza wifuza. Isomo rya 4: jya wishimira ibyo wagezeho. Hari ukwivuguruza kuranga abagabo b'abahanga benshi. Buri uko bagenda bagera ku byo bagezeho, niko bagenda basubira inyuma mu kwerekana ibyo bagezeho mu buryo bukomeye. Cyane cyane ibyo kandi bikagaragara mu mubano. Epictetus yaragize ati, niba ushaka gutera imbere, wemere kugawa k'umuntu utazi ubwenge. Ariko nanone reka tubivuge uko biri. Hari umurongo ugabanya kwicisha bugufi no guhisha impano yawe. Nabonye abagabo b'abahanga barenga imisozi y'inzozi zabo, ariko mu mibanire bigasa nkaho ibyo bagezeho nta gaciro bifite. Ariko impamvu ni iyihe? Bamwe babwira abantu ko kuba umuntu yateye imbere cyane bishobora gutera abandi ubwoba, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari ukuri na gato. Niba ibyo wagezeho biteye abandi ubwoba, niba ibyo wagezeho bishobora gutera abandi umutekano muke, icyo si ikibazo cyawe cyo gukemura. Marcus Aurelius yagize ati, uburyo bwiza bwo kwihimura ni ugutamera nk'umwanzi wawe. Yarongera aragira ati, ntukagabanye umucyo wawe ngo uwuhuze n'uko abanzi babyifuza. Gushima ibyo wagezeho ntibivuze kwiyemera, bivuze kumenya agaciro k'imirimo wakoze. Kwihangana wagize n'icyerekezo cyagufashije kugera kuri iyo nzira. Umufasha mwiza ntabwo yifuza umuntu uhisha ibyo yagezeho, yifuza umuntu umutera kwihutira kugera ku nzozi ze bwite. Igisubizo ni ikihe? Ihumure ryose wagezeho.
sangiza abandi ibyishimo mu buryo bwa nyabwo, ariko nanone ntubikorere gushaka gushimwa, ahubwo ubikore ugamije gutera abandi ishyaka. Umuntu ugukwiriye ntazakurwaho n'ibyiza byawe, ahubwo azashima kuba ari igice cy'urugendo rwawe. Ibyo wagezeho ni igice kinini cy'inkuru yawe, ntukabikuremo ngo ubihishe kure. Ntukabihishe kugira ngo ubashe kubana n'abandi bantu cyangwa se ngo bamerere neza, ubiyereke nk'umuntu mwiza ko ugomba kubana nabo ntacyo wagezeho. Ibyo wagezeho ni ingenzi. Isomo rya 5: kurinda ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Reka tuvuge ku kintu kidakunzwe kugarukaho kenshi ku bagabo. Abasizi b'abasitoyike bagize bati, akenshi bavuga ko mu mitwe yacu ariho hagomba kuba ingoro yacu, ariko nanone abagabo benshi basiga amahoro yabo yo mu mutwe kugira ngo bagumane n'undi muntu amahoro. Tekereza kuri ibi. Tujya mu myitozo ngororamubiri kugira ngo turinde umubiri wacu kuzagira ibibazo mu hazaza. Dukora cyane kugira ngo dutere imbere mu by'imari, ariko iyo bigeze mu buzima bwo mu mutwe akenshi usanga tuhirengagiza, tukemerera drama cyangwa se izindi mvugo mbi ko zitesha agaciro ubuzima bwo mu mutwe wacu. Marcus Aurelius yagize ati, ibyo ushaka byose biba mu mutwe wawe. Ku bagabo b'abahanga ibyo byose niho biva. Akenshi abagabo benshi ntibatuje, bajya kureba telefone zabo buri minota 5, batekereza ku magambo yose kandi bagahomba amahoro yabo yo mu mutwe kugira ngo ibintu bigume mu buryo. Ukuri ni uko ubuzima bwo mu mutwe ari ryo shingiro ry'ibindi byose. Ubuzima bwo mu mutwe igihe bubashije kuba bwayoyoka, nta na rimwe ibyo byose nakubwiye hejuru bizigera bigenda neza. Icyo ukeneye ni iki? Shyira ubuzima bwawe bwo mu mutwe imbere y'ibindi byose. Shyiraho imipaka, shyira ibyo ukeneye imbere. Niba umubano wose ukubangamiye aho kuguteza imbere kandi ugahora wumva nta mahoro, gerageza gufata icyemezo cyo kubibererekera. Ubuzima bwo mu mutwe si ukwirinda stress gusa, ni ugushaka kugira ibyishimo, amahoro n'icyubahiro. Kubuzwa ibitotsi n'ihindagurika ry'amarangamutima y'undi. Abagabo benshi usanga bagushwa no guhindurwa kw'amarangamutima y'undi, ariko nanone kenshi aho babayeho bagiye bagira ikibazo ku buryo usanga umuntu akomeje guhindura uko yitwara. Nanone kandi ugasanga barabyakira, bagakeka ko ari bwo buryo busanzwe, ndetse bagakeka ko ari byo bishushanya urukundo. Ariko nanone abashakashatsi bavuga ko niba umubano utakwereka urukundo, bivuze ko atari urukundo ahubwo ari gereza cyangwa intambara y'amarangamutima. Abanyabwenge b'abasitoyike batwigisha ko amahoro yo mu mutwe atashobora kugirwaho impaka. Ni iby'agaciro kuba mu mubano utameze nk'uwiyibagiwe aho kubikora kubw'urukundo, kubera ko niba wabuze amahoro yo mu mutwe nta na kimwe wageza ku mubano. Igihe cyose uzaba uriho uhangayitse cyangwa se wabuze amahoro, uzangiza ubuzima ndetse n'umubano urimo. Icyo ugomba gukora ni iki: menya kuvuga oya, irinde ibimeze nk'imikino cyangwa se drama. Menya ko umuntu kwitaho atazigera atuma ujya mu buzima bubi cyangwa se ngo ubashe kuba wakangirika mu bijyanye n'imibanire n'abandi, byose bikazafekta ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Isomo rya 6: guma kuba uwo uriwe. Reka tuvuge kuri iki kintu cy'ingenzi, ubumenyi bwo kuguma kuba uwo uriwe. Iri somo ryo kuguma kuba uwo uriwe mu mubano. Albert Camus yagize ati, igihe cyose utangiye guhindura uwo uriwe kugira ngo unezeze abandi, nibwo utangira kwibura ubwawe. Kangahe ugerageza kuvuga yego igihe washakaga kuvuga oya? Kangahe ugerageza kwerekana ko ukunda ikintu ariko utacyishimiye, ukahatirizwa kuvuga ibintu utemera, cyangwa se ugahindura imyitwarire yawe kugira ngo ugumane umunezero w'umuntu? Abasitoyike batubwira ko igihe tugiye gukora ibintu tutishimiye, tuba tugiye kubabara ubwikube kabiri. Hari umubabaro wo mu gihe tubigerageza ndetse n'umubabaro wo kutabigeraho. Bamwe mu bagabo bafite ibitekerezo bihamye b'abanyembaraga bareba cyane ku ruhande rw'indangagaciro zabo, bagahindura intego zabo, bakava ku nshuti n'imiryango yabo. Hakaba n'abandi bahagarika buri kimwe bakerekeza ku bijyanye n'amarangamutima y'umukunzi wabo ashaka. Kandi birababaje, iyo ugerageje kuba icyo umuntu akeneye, utakaza impamvu zo gukunda. Kubaho mu buryo bwawe bitera imbaraga zitagereranywa ukundi. Epictetus yagize ati, niba ushaka gutera imbere wihangayikishwa n'uko abantu bagufata nk'ikigoryi, yewe bishobora no kutazaguhesha ubwamamare, ariko bizaguha icyubahiro. Icyo nshatse kuvuga ni iki: tangira kwiga kuvuga oya, sangiza abandi ibitekerezo byawe nyakuri, fata imyanzuro ikomeye mu ndangagaciro zawe. Yego hari abantu bashobora kuva mu buzima bwawe, ariko se ntibyaba byiza ko uguma uri wenyine ari wowe nyakuri kurusha uko waguma uri undi muntu ubayeho ku bw'abandi?
umuntu nyawe mu buzima bwawe ntazagushishikariza guhindura uwo uri we, ahubwo azagufasha gushaka igisobanuro cya wowe nyawe. Ntukabe umuntu utandukanye n'uwo uri we. Isomo rya 7: intego zawe ntuzazigire igitambo ku bw'abandi. Abagabo benshi batakaza intego zabo mu izina ry'urukundo. Seneca yagize ati, nta muntu ufite ubushobozi bwo kubona byose ashaka, ariko afite ubushobozi bwo kudatakaza igihe mu gushaka ibyo adashobora kubona. Abagabo benshi bashyira ku ruhande akazi kabo, bagata amahirwe yo gutangiza imishinga, ndetse bakareka amahirwe y'ibyifuzo byabo by'ubuzima bwabo bwose kugira ngo babashe kubona amahirwe yo kubaho n'umuntu wundi, bavuga ko ari urukundo. Ariko ukuri ni uko igihe usize inzozi zawe ngo ugumane iz'abandi, ntuba uteye intambwe gusa mu gutakaza intego, ahubwo uri gutakaza igice kinini cy'ubuzima bwawe. Birushaho kuba bibi. Nyuma y'imyaka myinshi abo bose babona ko bibeshye, barushaho kubabara kandi bibaza aho inzozi zabo zagiye, bareba mu ishusho yabo bakabona neza batazi neza abo bari bo. Nk'uko Marcus Aurelius yabivuze neza, reba neza mu mutima wawe, hari isoko y'imbaraga izahora isohoka buri gihe icyo ari cyo cyose uzahora uyireba. Ikibazo si amahirwe yatakajwe, ahubwo ni ugutakaza icyubahiro kuri wowe ubwawe n'uwo mubana. Reka tube inyangamugayo. Nta muntu ukunda umuntu uta intego ze gusa. Nta muntu ukunda umuntu uta intego ze gusa ngo ni urukundo. Isomo rya 8: shyira imbere umuryango n'inshuti. Isomo rikomeye abantu bakunze gukora ku bagabo ni ugutakaza umubano wabo n'umuryango cyangwa inshuti ku mpamvu z'urukundo. Plato yavuze ko intsinzi ya mbere ikomeye ni ugutsinda ubwenge bwawe. Gutsindwa nawe ubwawe ni ibyago bikomeye cyane, ndetse bigira n'inkurikizi mbi cyane. Akenshi abagabo bakunze gutakaza umubano wabo n'inshuti, bakajya kure ya gahunda z'imiryango yabo, bibwira ko bari gushora mu mubano n'abakunzi babo, ariko mu by'ukuri baba bari gutwika ibiraro baba bazakenera mu gihe iminsi yabahindutse mu bihe biri imbere. Igihe abo bagabo bibutse amakosa bakoze, usanga bari mu kwicuza kwinshi cyane. Inshuti zabo zaragiye, imibanire n'imiryango yarahindutse, kandi mu by'ukuri igihe umubano w'urukundo urangiye basigara mu by'ukuri ari bonyine. Icyo ugomba gukora ni iki: komeza kugira inshuti zawe, guma mu muryango wawe hafi, fata umwanya wo kwita ku bantu bari aho imbere y'uwo mubano, kandi bazaba bahari igihe cyose. Umukunzi uzagerageza kugutandukanya n'abakuba hafi ntabwo azaba arinda umubano, ahubwo abagukoresha. Imibanire yawe n'ubushuti ndetse n'umuryango ni isoko yo gutekana, ntuzayitakaze na gato. Isomo rya 9: irinde kutagira umuco wo gufata iya mbere. Byose birarangira. Reka tuganire kuri iki cyo kutagira umuco wo gufata iya mbere. Marcus Aurelius yagize ati, ufite imbaraga ku bwenge bwawe. Ibi nubyumva neza kandi uzagira imbaraga. Akenshi usanga aba bagabo b'imbaraga bagenda basa nkaho bashingiye ku gutunga cyangwa se kwitabwaho n'umugore. Bakoresha telefone zabo kenshi, bakagendera kenshi ku marangamutima yabo bagendeye ku byifuzo by'umugore, ndetse akenshi bakagira ubwoba igihe atagize igisubizo abaha vuba. Dore rero ukuri kw'abasitoyike: iyo ufashe inshingano zawe ukazimurira ku wundi muntu mu buryo bw'imyitwarire, uhinduka umucakara we. Kandi nanone ugomba gutekereza ko uko unanirwa gufata imyanzuro yawe ku giti cyawe bwite, ugenda urushaho gutakaza igikundiro. Nta muntu wifuza kubaho abereyeho gukemura ibibazo by'undi 100%. Iyo bibaye bityo utabasha kwifatira imyanzuro yo ku giti cyawe, uribura ndetse ukabura n'ibindi byinshi cyane bigukikije. Ibisubizo: ubaka ubuzima bwuzuye kandi bufite agaciro, ku buryo urukundo nirwo ruzagushyigikira aho kugira ngo ruzabe igisubizo gusa. Shyira imbere inyungu zawe bwite. Gerageza kugira inyungu zawe, gerageza kugira umwanya wawe, kandi ujye wibuka ko imbaraga nyakuri zitangirira imbere muri wowe. Nk'uko Marcus Aurelius yagiye abivuga, ibyishimo by'imbere yawe ndetse n'imbere muri wowe akenshi bituruka ku bitekerezo byawe. Dusoza iyi nkuru, ibi bitekerezo dusanze muri ibi bitabo by'abasitoyike ntabwo ari inkingi z'ubwenge gusa, ahubwo ni umurongo w'ubuzima bugize icyubahiro gusa. Kugira agaciro ndetse no kwiyubaha. Mugire ibihe byiza aho muherereye ku isi hose. Mbifurije kugira ibitekerezo nk'iby'abasitoyike. Nyaboneka mukore subscribe. Hano ni kuri Bwiza Entertainment. Dufatanye uyu murongo ukomeze waguhe kandi ugere kure.